Ni iby'agaciro kenshi cyane kongera kubana namwe amasaha nk'aya ngaya rero uraza kwibaza impamvu mbazaniye aya makuru cyangwa se impamvu nahaye umutwe inkuru yanjye umutwe uvuga kuriya namwe mwawubonye. Ni amakuru rero aramutse avugwa mu ikipe ya Rayon Sport, ni amakuru atari meza habe na gato, nyuma yuko Isumayeli Pichu ndetse n'uyu nguyu Abedi bashakwaga cyane n'ikipe ya Rayon Sport ikaba yarabahaye amafaranga y'umurengera. OJERA Joachim nawe ntiyaje kuba abyihanganira, abareyo ibintu byo gutekereza OJERA Joachim mumere nkaho mu birambitse iruhande biri mu marembera. Muri iyi nkuru kandi turaza kugaruka mu ikipe ya APR Football Club, ariko turaza gutinda mu ikipe ya Rayon Sport. Turaza kubabyira ikipe izakina na Rayon Sport ku munsi wa Rayon Day, tubabwire amwe mu matariki bivugwa ko uyu munsi wa Rayon Day uzaza kuba uberaho. Ni amakuru rero turi buze kuba tubarambura. Gusa nimba bwa mbere dukurikiye uraza kwikandira kuri buti tukura subscribe, uraza kuba uduteye inkunga ikomeye cyane, ndetse ujye ubana natwe mu nkuru tugenda tubagezaho buri munsi. Ntuzajya wirirwa ujya kuri YouTube ngo ushake amakuru avuga muri za transfer ngo uraza kuba uyakura hehe, ahuko uko ufunguye YouTube uzajya uhitugwa ku makuru yacu cyangwa se ubone amakuru yacu za transfer tuba twaguteguriye. Munyemerere dutangirire mu ikipe ya Rayon Sport. Mu ikipe ya Rayon Sport rero nyuma yuko OJERA Joachim, murabizi ibye ntago turi bubitindeho cyane, yari yarangije kwemeranya n'ikipe ya Rayon Sport miliyoni 20 akayisinya igihe kingana n'imyaka 2. Suwa gusa Rayon Sport yari irimo gushaka uwitwa Abedi w'umurundi ndetse na Isumayeli Pichu, bose ni abarundi bakinnye ikipe ya Kiyovu Sport ikaza kuba ibasezerera. Aba bombi mu ntangiriro Rayon Sport yabahaye miliyoni 40, buri umwe ni miliyoni 20, bakazayikinira mu gihe kingana n'imyaka 2. Abangaba baje kubyanga barabihindura, baravuga ati tushaka miliyoni 40 mu myaka 2, buri umwe miliyoni 40 zikaba miliyoni 80 n'umushahara wa miliyoni 1. Ubu amakuru ahari yuko ikipe ya Rayon Sport nayo yahise ivuga iti reka tubahe miliyoni 30, buri umwe mwese tubahe miliyoni 60, buri umwe ubwo ni miliyoni 30, muzadusinyira igihe kingana n'imyaka 3 n'umushahara wa miliyoni 1. Ibyo ngibyo ntago bahise babyemera, bakomeje kwanga. Aba basore bombi ariwe Pichu ndetse na Abedi banze baranangira. Rayon Sport nayo ivuga ati izi miliyoni 30 kuri buri umwe ntago twazirenza, tubahaye umunsi w'ejo kuwa gatatu kuba mwageze hano ku biro bya Rayon Sport mukaza guteka umukono ku masezerano, bitari ibyo turajya ahandi. Aya mafaranga rero yateye uwitwa OJERA Joachim nawe guhindura umwanzuro yari yafashe muri Rayon Sport. Ibya OJERA mu byibagirwe kuko nawe yazamuye ibiciro. Ubu ngubu yahise aca miliyoni 40 n'ikipe ya Rayon Sport kugira ngo imusinyishe, kugira ngo aze kuyikinira. Mwizo miliyoni 40 akazakuramo 17 akazihereza URA yahariya mu gihugu cya Uganda. Niyo makuru ahari, ngo bitari ibyo rwose OJERA Joachim abareyo mu mwibagirwe. Nyuma yuko rero Rayon Sport yashaka uyu Pichu ndetse na Abedi bikaza kwanga, ngo ifite offre z'abanyakameruni 2. Amazina yabo nayo naza kujya ahagaragara, turimo kuyabashakira, turaza kuba tuyabagezaho. Bari guca Rayon Sport ibihumbi 2500 by'idolari buri kwezi nk'umushahara. Nta rekritoma bari kuyisaba, bari kuyibyati mwebwe muzaduhereza miliyoni 5 bwa mbere zo kwiyestara, kuba twakodesha inzu tugatembera umugi tukareba uko byifashe. Kuko nyuma yuko Leandre Wiriye Somba unanavuye muri Rayon Sport akajya muri Simba ikamusinyisha cyangwa se ikamuriza rekritoma ya miliyoni 200, abanyakameruni bashyushye mu mutwe baravuga ati iyo kipe yitwa Rayon igushira kuri Spotlight tukaba wagurwa miliyoni 200 imezute. Abanyakameruni benshi basariye Rayon Sport ku rwego rwo hejuru dashobora kumva, kuko nimba umukinnyi ashobora kumva kuba yava mu gihugu cy'iwabo rwose akaza ku buntu nta rekritoma
kugira ngo yigaragaze nawe azagurwe. Gusa nanone suyu gusa bibayeho uriye somba onana kuko ikipe ya Rayon Sport ni ikipe nziza yo kwigaragarizamo. Nanone hariho undi munyakameruni Asongwe Epamu, we bidatinze kuwa kane, ku munsi wo kuwa kane ashobora kuzahagera rimwe na n'uyu nguyu Youssef Rabe, bashobora kuzahagerera rimwe uyu nguyu Youssef Rabe we na Epamu Asongwe. Nta gihindutse, Epamu Asongwe muri kino cyumweru agomba kuba yageze mu ikipe ya Rayon Sport, ndetse na Youssef Rabe we kuwa kane nibyo ubona ko rwose biri update. Twagerageje gushaka itike y'indege ya Willy Esomba Onana ngo tumenye igihe cyangwa se isaha, ntabwo twabashije kuyibona, ariko twagerageje gucukumbura dusanga uyu Willy Esomba Onana azagera hano mu gihugu cy'u Rwanda kuwa kane mu masaha y'ijoro, ngo niko itike ye yestaye. Izo ni breaking, niyo makuru Verite TV twamenye. Ikindi nanone mu ikipe ya Rayon Sport tuyivaho, ngomba kumenya ko umutoza witwa Gordev wavuzwemo ku kigero amahirwe yo gutoza ikipe ya Rayon Sport, yego nibyo benshi bashobora kuba batangiye kwibagirwa ko Gordev ashobora kuba umutoza wa Rayon Sport. Gusa hari undi urimo kugenda uvugwamo nanone nubwo amazina ye ataramenyekana. Munyemerere ibya Rayon Sport tubisubikire ahangaha, turakomeza kugenda tubisubukura. Gusa Rayon Sport iri kugenda ishaka n'abandi bakinyi b'abarundi bagiye batandukanye nyuma y'uko isinye offre z'amafaranga menshi cyane twagarutseho, nkaho kompanyi yitwa Chora Life izabahereza nk'uko birimo kugenda bivugwa hirya no hino miliyoni 450 mu gihe cy'imyaka 3. Ayo niyo makuru akomeza kugenda asirikira cyangwa se acacana ku mbuga nkoranyambaga. Ndetse Canal Plus kabishaka kongera amasezerano na Rayon Sport. RDB ikazaba nayo izasinya amasezerano n'ikipe ya Rayon Sport ku munsi wo kuwa gatanu. Na amasezerano ko igomba kuzajya yambara visit Rwanda. Makuru yo muri Rayon Sport yo ni menshi. Munyemerere ku musozo w'inkuru nze kubabwira ikipe izakina na Rayon Sport ku munsi wa Rayon Day. Ndaza kwibabwira mureke tujye mu ikipe ya APR FC nk'amasegonda nka 40 mu ikipe ya APR Football Club. Harimo haravugamo umutoza Petrovic, Dr Petrovic rwose ngo nta gihindutse agomba kuza mu ikipe ya APR Football Club. Nanone kandi abanyamahanga ngo APR Football Club ngigomba kuzazana ngo ni 7 cyangwa 8. Ni nabwo kandi mu Rwanda birimo kugenda bivugwa ko ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda rishobora kuzamura abanyamahanga bari basanzwe babanza mu kibuga, ubu bari 5 ngo barashaka ko ngo birashoboka ko bageza kuri 7. Ibi banabisanisha ngo no kuba ikipe ya APR Football Club yahinduye iyi politike yayo gukinisha abanyamahanga. Biravuga ko muri sezitaha ngo bagomba kuzajya bakinisha abanyamahanga bagera kuri 7. Ibi ngibi biracyari mu nyigo, ariko rwose ngo bishobora kuzashyirwaho. Kandi none mu ikipe ya APR Football Club ko twakomeje kugenda tubibabwira ngo hari abakinyi 4 bamaze kuba bayisinyira. Hari umukinyi w'umunyazambia, ndetse ngo yarabaye top scorer. Amazina ye ntago arajya hagaragara, ariko icyo tugomba kumenya yabaye top scorer hara mu gihugu cya Zambia. Ngo ni umukinyi ukomeye cyane unakinira ikipe y'igihugu ya Zambia mu ikipe ya APR Football Club, ngagomba kuba ahagera nkuko chairman w'ikipe ya APR Football Club yakomeje kugenda bitangaza muri kiriya cyumweru. Bazamurika cyumweru gitaha bagomba kuzamurika ngo abakinyi bamaze kuba bagura ndetse n'umutoza, bakabyereka itangazamakuru ndetse n'abanyarwanda. Cyane mu ikipe ya APR Football Club kirimo kugenda kivugwa ndetse gisa nkaho ari ikingenzi cyane yuko APR Football Club yatangiye kugenda ihereza za release rita abakinyi benshi bagiye batandukanye igomba kuzasezerera, nkaho uwitwa ni benshi aho koreka tujye kuri ino deal ya Ntwari Fiacre ugomba kuzaza mu ikipe ya APR Football Club mu gihe test agiyemo hariya muri mu bihugu by'Iburayi ndetse no muri Afrika y'Epfo. Ubwo byaba byanze agomba kuza mu ikipe ya APR Football Club agakomeza agahangana na Detaiga cyangwa se Ishimwe Jean Pierre baba banahanganye mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Avuga ko Ntwari Fiacre agomba kuzajya abanza muri iriya zamu, Ishimwe Pierre akajya amusimbura. Nanone ni nako uyu Ntwari Fiacre yamaze kuba asezera ikipe ya AS Kigali ku munsi w'ejo. Muri chat yagiranye n'umunyamakuru Nkuru Nziza Ruvuyanga rwose
zirabigaragaza ndetse anatanga icyizere ko agiye kuza mu ikipe ya APR Football Club, nubwo nawe ubwe atagiye kugenda abitangaza yeruye, ariko wabonaga ko harimo akantu kuko arimo ashobora kuba yakwerekeza muri sezo itaha mu gihe test azaba agiyemo hariya mu bihugu by'Iburayi ndetse no mu gihugu cya Afrika y'Epfo, ni nacyo kihabwa amahirwe ko aricyo azaza kuba yerekeza muri za shampiyona zara muri Afrika y'Epfo zateye imbere cyane rwose. Uyu musore rero aracyari muto ngo agomba kuza muri APR Football Club ubwo teste azaba agiyemo zitamuhiriye. Ni byinshi bikomeza kugenda bivugwa muri za transfer za hano mu Rwanda, amakuru yo ni menshi cyane kuko nakomeje kubibabwira ati ku musozo w'inkuru ndaza kubabwira ikipe izakina na Rayon Sport kuri Rayon Day. Iyo kipe ni iyihe? Hagati ya tariki 3 na tariki 5 z'ukwezi kwa Nyakanga, ubwo ni mu kwezi kwa 7 nibwo ikipe Rayon Sport izatangira imyitozo yitegura sezo ya 2023-2024. Kugeza ubu ubuyobozi bukomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo burebe ko ikipe ya Rayon Sport izabikomeye kurusha uko yari imeze muri sezo ishize. Amakuru twamenye rero nyuma y'ibyo byose twaje gutohoza neza ngo tumenye ikipe ubuyobozi bwa Rayon Sport burimo kuvugisha bizahura kuri uyu munsi. Tumenya ko ari ikipe ya Yanga Africans yo mu gihugu cya Tanzania ariyo iri guhabwa amahirwe menshi. Ikipe ya Rayon Sport itajya yiburira rwose umunsi mukuru wayo biteganyijwe ko uzabera uzategurwa n'iyi kompanyi ya Choprife y'umuhanzi Mr Easy ifite brand ambassador witwa Anandi. Uko iyi Choprife imeze ihuriwemo n'amakampani menshi, harimo na company ya Bet Power yo kubetinga online, nkuko ujya wumva Crystal Ventures Academy. Icyo kigo cya Crystal Ventures Academy no kugira mbaho urugero neza, ni ikigo cyo mu Rwanda gihuriza hamwe amakampani menshi y'ubwubatsi ndetse n'andi makampani agiye atandukanye. Rero nino company ya Choprife nayo niko imeze, kubiyemo amakampani menshi, bikaba ari iby'uyu muhanzi Mr Easy yamaze kubisinyi rwose isinyisha cyangwa se bakizanye amasezerano y'ikipe ya Sport mu gihe kingana n'imyaka 3. Bivuga ko bazahabwa $450 ngo $150 buri mwaka cyangwa se buri sezo. Munyemerere dusoreze ahangaha, bikomeza kugenda bivuga mu makipe yanyu byo turakomeza kugenda tubibagezaho umunsi ku wundi. Icyo usabwa nta kindi rero no kudukandira kuri buti tukura subscribe, ubundi ukaza kuba winjiye mu muryango mugari wabadukurikirana umunsi kuri ndetse unaduteye imbaraga zo kurushaho kunoza ibyo tubagezaho neza cyane. Reka ngushimire twagezanye ku musozo w'inkuru, muze mugira ibihe byiza.